Amahoro n'umutuzo kuri wowe n'abawe, nizere ko umeze neza. Njye mugiye kubana muri iri sengesho, nitwa Ayisiboy nyawe. Uyu munsi rero tugiye kubana mu masengesho ushobora kuba wakifashisha mu gihe ubyutse ndetse n'igihe ugiye kuba warya. Tugiye kureba ku masengesho abiri mu gihe ugiye gufata ifunguro ndetse n'igihe ubyutse. Amasengesho rero ubundi ku bantu bayakora turabizi ko agizwe n'ibice bitatu. Iyo urimo usenga isengesho ryawe ugomba gutangira ushimira Imana, ukaza gukurikizaho kuyisaba imbabazi, and then nyuma ukaza gukurikizaho kuyisaba ibyo wowe wumva ukwiye kuba wayisaba. Muri iki kiganiro rero tugiye kurebana ibyo bice uko ari bitatu bigize isengesho. Kantangire isengesho ryanjye mwumve ingingo z'ingenzi zubakiyeho. Uwiteka Mana yanjye, dore nje imbere yawe, nje kugushimira kubw'urukundo rwawe, nje kugushimira ku byo wankoreye. Wakoze Nyagasani, wowe utumye mbyuka amahoro. Wakoze Nyagasani kubera ko umuryango wanjye uri amahoro. Ndagushimiye cyane. Hari abaryamye batabyutse, ntabwo ari uko ari ikiguzi natanze, ahubwo ni kubw'impuhwe zawe. None Nyagasani shimirwa kubw'uko wongeye kungaragariza urukundo, kuko unyongeje undi munsi. Ndabigushimiye cyane Mana yanjye, urakoze cyane. Icyo rero igice cya mbere ni igice cyahariwe gushimira Imana umuntu atangira mu isengesho. Ngiye kubabwira rero igice cya kabiri umuntu agira mu isengesho iyo arimo asenga. Igice cya kabiri aba ari redi dukomeze. Igice cya kabiri ni cya kindi dusabamo imbabazi. Kantangire. Mana yanjye, maze kugushimira, ariko Nyagasani mfite ibizazane byinshi. Hari byinshi bintega, hari byinshi bituma ntabasha kugera aho nshaka kugera. Nyagasani, ndi umunyabyaha. Nyagasani, ndagusaba imbabazi z'ibyaha nakoze ku munsi wawe wabanje. Ndagushimiye cyane Nyagasani kubera yuko ukunda kundinda. None Nyagasani rero nkusabye imbaraga, nkusabye ubutwari kugira ngo mbashe gutsinda sekibi ushaka kugira ngo aze abangamire mu buzima bwanjye. Nyagasani, mbabarira ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe. Kandi Nyagasani, ndabizi ko byicishije Yesu Kristo umwana wawe ukunda. Umfashe rero Nyagasani, sinzabisubire. Umbabarire Nyagasani kubw'icyaha cyanjye, sinifuza kugikora, ahubwo nifuza kuba uwawe iteka ryose. Guys rero icyo ni igice cya kabiri. Igice cya gatatu rero tugiye kuba twashyiramo iri sengesho kiragira kiti: Uwiteka Mana yanjye, ndabizi ko ndi umunyabyaha, ndabizi ko ndi umukozi w'ibibi, gusa nanjye siko mbyifuza. Nifuza kuba uwawe. Saha izi ngizi Nyagasani namaze kugusaba imbabazi z'ibyaha byanjye byose. None Nyagasani rero ndifuza yuko wampa ibyo nifuza kugeraho. Iyi si yamaze kwarikwamo gushakisha ubutunzi. None Nyagasani, nje mu maso yawe kugira ngo umfashe kujya mu nzira itabangamiye bagenzi banjye. Umfashe kugira ngo intego zanjye z'uyu munsi zigerweho. Umfashe mu nzira ndibuze gucamo nkuremo abadayimoni, kugira ngo amahirwe asange niteguye, hanyuma nanjye nyakirane ubwuzu. Nyagasani, ngushimiye kubera ko urabinkorera. Amen. Guys rero iryo ni isengesho ryacu rigizwe n'ibyo bice bitatu uko nabibabwiye. Isengesho rero ryo ushobora gusenga ugiye ku meza ugiye gufata ifunguro, ngiye kurivuga, ariko ryo sindi buze kurivugira ibyo bice byose kubera ko ibice byo nabisobanuye mu isengesho ryavuzwe haraguru. Isengesho ryacu riragira kiti: abiteguye nimuze dukomeze. Okay. Uwiteka Mana yanjye, ndagushimiye kubw'iri funguro umpaye. Habwa icyubahiro, uri Imana ishobora byose. Uri Imana yambukije Abayisiraheli inyanja. Niyo mpamvu n'iri funguro nkusaba kugira ngo uritunganye, uryeze, urikuremo ikibi cyose n'igisa nacyo. Kandi Nyagasani, urihumure ibihumijemo. Undinde abadayimoni b'umwijima bashobora kuza kurimbuza. Kandi Nyagasani, ndagushimiye cyane ko watumye ndibona. Hari abatabashije kuribona. Habwa icyubahiro Nyagasani kuko uri umwami utegeka. Urakoze Nyagasani ko unyumvise. Amen. Guys rero iryo ni ryo sengesho ryacu. Ndabashimira mwebwe mwabanye natwe.